Nana uyu mwanya n'uwanyu. Amakimbirane yo kwa Stefano noneho yatumye Kagabo yishora mu ngeso mbi y'ubujura. Hagati aho telefone itunguranye kuri Budensiyana. N'urunana. Ariko se Shapete? Karame papa! Gusa kandi uhugiye mu bikisha, Waje tukagenda wa mwana we rwose. Uragira ngo dusange icyo kimasa abandi bamaze kukigura. Ndaje papa! Ngaho bangukaye. Nje mbaye ngiye uransanga mu nzira ngenda. Feliciana mamagaye ni amahorora? Karame Felicia. Alo? Cyore, ko numva ijwi atari Feliciane? Erega ni njye Tete. Ngo nde? Ni njyewe. Rwose, ubuse iyi nimero sinanditseho izina ritari irya nyirayura? None se, uyu mpamagaye ntabwo ari Feliciane? Oya ntabwo ari we. Wowe se urinde? Ariko si ubwo wayobeje ijyanye Tete. Ntabwo nakumenye. Ni ukuri rwose nitabye nzi ko ari umuhungu witwa Feliciane. Niwe nanditseho iyi nimero impamagaye. Ndi Mutesi wa Cyanawe. N'ubundi nkoresheje telefone ya Feliciane. Mutebiteze? Waranyanze wowe. Oya ntabwo nakwanze sheri. Hanyuma se we, uzi ko ntatekerezaga ko ushobora kumpamagaza telefone ya Feliciane? Nibyo? Ni ukuri da? Sha bibaye ngombwa nyine ko nkuhamagara nkoresheje ya Feliciane. Ya yindi yawe se ntukiyifite? Ndayifite ariko nyine nta mafaranga yo guhamagara mfite. Ubwo watinyutse ute gukoresha telefone ya Feliciane? Nashatse ko umubesha nyine mbona arayinisha. Ariko nyine nanjye ngiye kuguhamagara ndamwitarura ngo atarabukwa. Nibyo? Sha Pete. Karame. Numvaga ngukumbuye nyine numvaga nshaka kukuvugisha pe. Sha nukuri nawe ndagukumbuye sheri. None se sha duhuye dute? Uranshaka se? Ndashaka ko tujya kwandikisha kwiga kaminuza sha. None hase? Yigo sha Pete. Ko nta mwanya mfite muti. Babaza sha Pete none se ugiye mu biki? Ubu tuvugana rwose ndi mu nzira ngenda. Hari ahantu ngiye kugura ikimasa pe. Cyane rwose. Ego mana. Niko se Pete. Karame. Wigeze ku rwego rwo kugura inka? Ariko Shaoba, ubwo koko wambwiye. Ariko se uragira ngo nkubwire iki Kaga? None se ababyeyi bawe bakugaburiye? Yego. Neba nawe Shaoba. Nese yo kubera iki wanyu batakugaburiye? Ndabizi se. None se ahubwo waje tukigenda kuri butike kwa Feliciane. Reka sha, sinavana isomo ryacu ryo kuri radiyo ritaratambuka. Ubu niryo ntegereje mu kanya riratangira. Sha inzara imereye nabi, wanyihereye ibiryo se. Ndabigose hari ibihari. Nawe se ntufite icyo kurya? Ni ukubera ko mama atari yatangaza dutekera ibya saa sita. Twe twamaze kurya ibya mu gitondo. Tujye kuri butike kwa Feliciane rero. Oya sha, sinjya kuzerera. Kandi ntegereje ko amasomo yo kuri radiyo atambuka ngo nyakurikire. Yororerere. Wagize ngo ahari sinari ngiye kukugurira amandazi. Kugura amandazi? Yego nyine. Simfite amafaranga se. Ni 5,000 maze. Yewe we, wakubwira ukuntu nkunda amandazi sha. Ngwino tujyane tujye kuyagura rero tuyarye. None se nitugenda amasomo yo kuri radiyo ndayakurikira gute? Kandi ko mu kanya isomo riraba ritangiye sha Kaga. Ngiye kwigurira amandazi rero. Mana we, ubu se koko ndeka amasomo nza tujyane? Oya nako. Papa ntabwo namukira. Iyo aje ambaza ibyo batwigishije kuri radiyo. Njye ndigendeye rero. Nese shakaga, waretse tukaza kujyana nyuma y'isomo. Ntutinda se? Harya ngo ufite 5,000. Yego nyine. Ubwo se amafaranga yakuye hewe? Ahantu. Hehe. Mu rugo. Oya nako, nayitoreye. Reka sha, bayatoye hese ubwo ngubwo? Mu rugo, nako mu nzira. Niba yakuye mu rugo iwanyu ni akazi kawe sha. Ntabwo ariho nayakuye rero. Nese wayakuye hehe utambeshye? Kwa Filipo mwiriwe. Ude, ubu sanyese numvise asuhuza ra? Yemwe abahano. Yampaye nka. Asanze sa gutya, reka mbe hano muri salo we, nisubire mu gikoni. Ntumubwire ko mpari. Yego. Saba abantu baraharira? Yego ni kariba nyesi we. Yego mana yanjye. Sha uzi ko nayo niwe niba muhari cyangwa mudahari.
yewe ariko amazi n'agasabune ngako ku muryango ubanza ukaraba intoki sha. reka nkarabe rwose ibihe bya covid-19 se wa mugana umuntu wese avuye hanze aba agomba kubanza agakaraba intoki neza n'amazi n'isabune. By'umwihariko rero noneho hano hari uruhinja ni ngombwa kururinda twita ku isuku ku buryo bushoboka. Yego sha ibyo byo nuko karinda disi. Ni karibu rero noneho ubwo umaze gukaraba intoki. Urakoze cyane bude. Uzi ko nsuje nka kabiri nkumva nta wikiriza ntangira kwibaza se ko numva nta unyikiriza wavuye ku kiriro ujya hehe? Sha nari mpara ahubwo sinzi impamvu ntakumvaga. Yo bite se shawe? Ni byiza shanye wakwiyicariye aho se? Umva nge nta ntebe nshaka ndashaka kwiterurira agahinja mbere na mbere mbabarira umuzane. Sha nta kibazo uragaterura. Bebe ngo nyesa gusaka sawe angahakira. Mpereza kuchudi puchu paka tuno tesa wa nechafere rwose na budensiyana ukocho pese mwakise nde bude. Umuhungu wacu yitwa Ganza Brian. Ganza mwiza. Igihungu cyitwa Ganza rwose. Yewe data we use mwamaze kumwandikisha mu gitabo kirangamimerere we? Ego mana umunsi yavutseho ni wo munsi Filipo yaraye amwandikishije. Yego sha mwe mwakoreye imbere rwose wa mugani wa yamvugo y'iki gihe. Buriya rero itegeko rivuga ko umwana nyuma yo kuvuka agomba kuba yamaze kwandikishwa mu gitabo cy'irangamimerere mu gihe kitarenze iminsi 30 avutse. Ibyo twarabyubahirije rwose. Bitari ibyo twari kuba tutubahirije uburenganzira bwe. Umwana w'aba intellectuel. Ariko se we. Ko numvise Filipo adakoma kandi nanyuze no kuri butike yenza hano nkasanga nabwo ntawo hari hafunze bakambwira ngo yaje hano hari. Niko kane Itabanyuko wa mwana we. Karame mama. Niko amafaranga yanjye nari nashyize ahangaha yagiye. Amafaranga? Yego nyine. Ndabizi se mama. Komana yanjye mubwira se nyine amafaranga yanjye 5,000 nasize hariya ku meza mu cyumba ariyo koko nshakishije hose nkabanyabuze. Nukuri njye ntago mbizi ahubwo se ko na Bugingo atigeze ahagera. Bugingo se yagera mu cyumba cyacu atanishoboreye gukamba koko. Bugingo yashobora no gusunika urugi ngo yinjire koko n'ubumuga yifitiye. Nuko rero nanjye ntabwo nigize ngera mu cyumba cyanyu kuva mu gitondo. Ubundi se wakwitonze ukareba neza Nyiramari. Abarira ahubwo Stefa nta wundi wantwariye amafaranga ni wowe rwose. Nsubiza amafaranga yanjye nta kabuza niwe wayatwaye Stefa. Nsubiza amafaranga yanjye 5,000 none hanga yampe. Ariko ubwo muranyumvira ra? Yampe rwose. Nge haraho nigeze mpurira n'amafaranga yawe koko. Ngweke wanasanga ari uburyo bwo gushaka kunyenzaho nta n'amafaranga wabuze rwose. Ugomba kumpa amafaranga yanjye wanda kumenyereye n'isahura ryawe Stefa. Ubwo rayatera rero urashaka kuyashyira nyina mama wawe Nadine. Subiza amafaranga yanjye ngira. Ubwo ni muzima ra? Mama amafaranga yanjye. Uba muzima. Reka ndebe ko utayafite ha mu mufuka. Reka tube mwipana. Reka ndebe. Wa mugore kandi bisa mvira handese mvira mu. Ejayo. Handa rangi soresha kamera. Reka nkora mandebe rwose utamujyane amafaranga. Wanyibye. Bisa se nyine. Reka bisa kandera mu mifuka bacu. Reka wageze rundi maze wareka kutazajya wongera kunsuzugura nasoni. Tumenye ko ndo mugabo sha. Nasoni. Koko. Nasoni. Ugatinya. Nda kurwana papa. Oya, mureka muri somo. Ndagerayo senda. Papa waza mama kwa kuri kumuniga kura kubera. Agenda bakubwira. Wese urabona. Ubwo se kiba ko gahaze koko cyangwa urongera umunsi? Ego mana nari ngize ngo karahaze da. Ngaho ndiyo nkere basi iyo ndera kabere mama. Rwose gaye. Mbese ubundi ubwo we wagiye kuruhuka Fili? Ndaruhuka se ndananiwe bude? Njye ndabona unaniwe rwose.
igihe wahereye mu gitondo ukora watetse wameshe wakoze isuku mu nzu aha ni ukuri sheri jya kuryama wiruhukire. oya haracyari akazi ko gukora. iyo telefone isonye si iyanjye sheri. akira dore ni iyawe. ego mana iyi nimero se ko ntayo nzi. buriya ni abantu baduha impundu z'uko twabyaye. alo muraho neza budensiya ni mwonkwe rwose ni mwonkwe pe. murakoze. yo mumeze neza ariko. ni ukuri tumeze neza ariko ndumva ntabamenye. nibyo ubu koko urumva iri jwi nta hantu urizi. ni ukuri ndumva ntarizi pe. inka yanjye kandi ahubwo numvaga ugomba kuba ugifite na nimero yanjye. ni ukuri sinabamenye. muri bande se ni mwarimu wigishaga siyanse ko numva ijwi ari nk'irye. nitwa James. ngo nde? James Loverboy wowe undi uzi mu bihe runaka njye wahoze ndijera wa banki aho ngaho i Nyarurembo. ego mana James Karame. ni ukuri mbabara sinari nakumenye pe. nawe urabizi igihe gishize ni kirekire. nta kibazo kandi birumvikana gusa nabonye amakuru ko mwabyaye numva ntaceceka nyine ahubwo ngomba kubaha impundu. yewe ni ukuri urakoze cyane. shaho siyo tutagira ibibazo ubu sinjye uba ubyariye koko. uko atari ko byagenze se nyine ubwo hari ukundi. nta kundi nyine ariko rwose ubu tuba turimo kubyishimira ari njye nawe n'akabebe mana we. umva James uko byagenze niko byagomba kugenda ubwo rero nta kundi. yego pe ndabyumva ariko budensi umva ndifuza kubasura rwose. hari ikibazo se? mute ego mana. ariko se shamute ubone wasinzira ngaha ku muhanda koko? Patiri ni wowe? ninjye sha bite se ko wasinzire ku giti we ahubwo ndabona ufite n'imitwaro. nyine nari mvuye kurangura ibintu byo gucuruza muri botike yacu ariko ngeze hano iki kizuba numva kirakabije ndavuga ngo reka mbe nikinze hano munsi y'iki giti nyine agatotsi kahise kananyiba. iminsi myinshi ariko. yego sha ariko noneho ndabona waraguze moto we kakavero moteri se wagashyize. ngira ngo wayibonye ariko. ego mana shara umusore urimo gutera imbere byihuse pe kano kanyiguze moto cyangwa si yawe we? umva mwana ngenda umusore wa viziyo urumva neza. yego ratasha ahubwo ni wowe udashaka kumenya uwundi we ukantesha agaciro ndinganisha na wa muturage ngo ni Petero. ni ukuri moto ndabona ari hatari pe. yitegereze neza ariko erega njye mafite ubukara umwana. ahubwo se we niko karame ubu nta mwanya kabisa ndagira ngo ushake umwanya twigira ahantu twiganirire urumva nkubwire neza uko ibintu bimeze. oya sha use nubona ko mfite imizigo mvuye kurangura we. nyamara rero ntukwiye kunyitesha ngo ufite imipango yakugirira akamaro we ikaguhindura ubuzima urumva. ariko nawe ni ukuri pe ariko nk'uko kuje nkabanza nkajya kugutembereza umujyi kuri iyi moto urumva hari ikibazo kuko mute. ariko waretse Patiri reka ahubwo nikorere nigendere. bizana hano mbigutwaze kuri moto ngo uhere ifuti. oya we oya rwose Patiri ubu sinagenda kuri moto nta gatambaro ko mu mutwe mfite kandi nawe rwose ndabona nta muti wo mu ntoki ufite wo gukaraba ubwo se wirengagije icyorezo turi guhangana nacyo cya COVID-19. okay nta kibazo wa mugani ntibishoboka noneho reka nkwereke. unyereke iki se Patiri? zana ibyo uvuye kurangura mbigutwaze mbikugereze iwanyu kuri butike ubwo uraza nkurikiye. ngaho se sha ariko nyine nawe unyemerere rwose ko tugomba gupanga tukazahurira ahantu sibyo? Patrick akomeje gutitiriza Mutesi Petero nabimenya hazacura iki. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana.
dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo bashoje amakuru yacu kuri wa kabiri. Mwakoze kudutega amatwi muri icyo kiganiro cyari gihagarariwe na Mark Niyonkuru.